Ndagusuhuje nanone reka noneho aka kanya nkwereke akantu koroshye cyane ushobora kuba utaruzi uburyo gakorwa. Uribaza uramutse ufite table nk'iyi yanjye aho ufite amazina y'abantu ndetse ukaba ufite n'itariki y'amavuko buri wese yavukiyeho. Noneho barakubaza imyaka buri muntu afite, amezi arenze ku myaka ndetse n'iminsi. Uzi ko ushobora kubikora mu buryo bwihuse kandi nk'ako kanya nubwo baba ari abantu ibihumbi utibishoboka bite? Kurikira wirebere, wowe kanda kuri subscribe gusa. Buri munsi ngiye kujya nguha akantu ku munsi k'ubwenge nk'aka ngaka. Uko bikorwa rero nta kundi ni formula turi bukoreshe muri Excel yacu. Nk'uko ubona icyo usabwa ni ukuba ufite itariki y'amavuko, hanyuma uraza kumenya imyaka y'umuntu, uraza kumenya amezi arenze ku myaka ndetse n'iminsi irenze ku myaka. Dore uko niko tubigenza. Icyo ugomba gukora mbere ya byose, mbere yo gutangira, ni uko aya matariki yawe umakinga sure ko hano format yayo ari date, kuko bishobora kuba byanditse mu yindi format itari date, bityo ntabwo Excel yabasha gucalculatinga. Urugero bishobora kuba biri muri wenda tuvuge text cyangwa indi ubundi bwoko bw'inyandiko, bityo urasabwa kuza hano ukemeza ko ari date. Nyuma yo kwemeza ko ari date, noneho hano ushaka ko hajya igisubizo ho hagomba kuba hari muri number, ho ugomba kubanza wemeza ko ari number, kuko bigumye ari date n'ubundi igisubizo imashini iri buguhe kiraba ari date, ntabwo kandi twe turashaka ibare. Cyo kimwe n'amezi n'iminsi, hose ugomba kubanza wemeza ko hagomba kujya number mbere yuko hajyamo ibintu. Uramutse wemeje ko hari buze date, byaba ntabwo igisubizo cyaza ari cyo. Hanyuma icyo ukora hano wandikamo equal nk'ibisanzwe. Buri formula muri Excel itangirwa n'ikimenyetso cya equal, hanyuma wandika uti dated if, ushireho parenthesis yo gufungura, hanyuma uklike kuri iyi tariki dated if, iyi tariki ushireho comma, ushireho today, ushireho ufungure parenthesis, hanyuma numara gufungura parenthesis hano muri today urashaka kwerekana umwaka gusa. Niyo mpamvu hano urayifunga nanone, ushireho comma, ufungure quotation marks, wandikemo inyuguti ya ya. Iyi nyuguti ya or y ihagarariye umwaka, ufunge quotation marks, hanyuma ufunge parenthesis kandi enter. Uyu munsi yujuje imyaka 39. Nk'uko ubizi muri Excel iyo umaze gucalculatinga iby'umuntu umwe, ntabwo wongera kujya gucalculatinga n'ibyo ukurikiyeho, ahubwo uhita ufata ahangaha muri iyi nguni aho igisubizo kiri, haza akagasaraba gatoya, ugakanda holdinga mouse, hanyuma ugakurura ukageza ku muntu wa nyuma. Ubwo bitewe n'ubwinshi bwa data ufite, urakurura ugeze ku wa nyuma, cyangwa se uburyo bwihuse utiriwe ukurura. Niba koko uzi ko ari bose ushaka, ntawe uri busimbuke cyangwa ntawe uri busigaze, ushobora guhita uza n'ubundi akaha ahantu wakururaga ugahita ukandaho double click ihita
ibikarikiretinga n'ibyo hasi byose bikurikiyeho. Urabona ko uyu wavutse muri 2001 uyu munsi afite imyaka 19, uwavutse 99 afite 21, uwavutse 88 afite 33. Imyaka noneho hari amezi ageretseho. Byo turabigenza gute? Kumenya amezi arenze kuri iyi myaka nabwo turakoresha formula ijya gusa n'iriya twakoresheje, ariyo equal dated if, hanyuma dufungure parenthesis, dukirike kuri ya tariki y'amavuko ye, dushyireho kama, hanyuma igikurikiraho ni ukwandika today nk'ibisanzwe. Today ukibona hano ushobora no guhita double clicking aho irizana, hanyuma ufunge iyi parenthesis, ushireho kama yawe, hanyuma ufungure za quotation mark, aho kwandikamo why kuko utashaka umwaka, ahubwo urandikamo ym, bivuze ngo ukwezi kumuri uyu mwaka. Y ni umwaka, then m ni month. Ufunge quotation mark, then ufunge parenthesis ya nyuma, kuko nkuko ubibona hano hari iyo nabanje gufungura nandika ibintu, iyi irafunguye iranafunze, urabona ko iya mbere itarifunze, then okay. Urabona ko uyu muntu arengejeho ukwezi kumwe tugendeye ku mezi turiho. Urabona hano yavutse ari mu kwa gatandatu, twe uyu munsi dukoze iyi video ni mu kwa karindwi. Ni ukuvuga ngo ku myaka ya 39 harenzeho ukwezi kumwe. Abandi bose nabo urongera ugahita ukurura cyangwa se ugakanda double click, buri wese aya niyo mezi agiye arenze ku myaka ye. Ushobora kumenya n'iminsi umuntu arengejeho, nabyo ni same formula, urandika equal dated if bifatanye, hanyuma ufungure parenthesis, wandikemo today. Hamwe twashyiraga ngo day month, urashyiramo, urafungura quotation marks, ushyiremo month day, hano hajya m, month day, ufunge quotation mark, hanyuma ufunge parenthesis ya nyuma, ugire okay. Urabona ko harenzeho iminsi 10. Uyu harenzeho 3, uyu harenzeho nta munsi urenzeho gutyo. Impamvu nta munsi urenzeho ni uko yavutse ku itariki 22 n'ubundi tukaba turi kuri 22. Urumva ko we uyu munsi afite birthday. So nibingibi nari nateguye kuri aka topic k'uburyo wa calculatinga iminsi. Nkwibutsa ko uba ufite ikibazo, hari aho utumvise neza, wabyandika muri comment, hanyuma ubutaha nkazagusubiza nkwereka uko nabyo bikorwa. Cyo kimwe nuko waba ufite subject wifuza kumenya ubona ikugora muri Excel, nayo wanyinyandikira, next nahita nkoraho aka video kihuse nk'aka ngaka, bityo bikagufasha. Nizere ko ukomeza kugubwa neza. See you on next topic. Bye bye.